muduhemukira mu ijoro ryashize hano Uganda muturangira aho igicumbi cyanyu kiri hano Uganda ngira ngo ahari mushobora kuba muri Imana y'Abanyarwanda kuko ahantu hose Abanyarwanda bari mushobora kuba muhafite n'ibicumbi mukabafasha. So nagiye kure twari tugeze ku Mwaro sinzi rero icyo turi bukore twavuye aho murongo mwatubwiye turaza tugeze hano ku Mwaro ahantu hari ibiti byinshi sinzi icyo turi bukore gusa ni muve mu bwato bana banje muve mu bwato muhite mwambuka murabona ahantu hari igicuma abasogokuru n'abasogokuruza banyweramo urwagwa nimurangiza muhagarara aho ngaho kuri icyo gicuma murahabona ahashinzwe amacumu makiriza bitandukanye aho ngaho niho nororera inyamaswa zanjye aho ngaho mw'ishyamba wakana reba izo tsindano reba izo ni ingabo ni ibihano ngenda manisha abantu bahemukiye abana iyo nshatse nohereza kimwe muri byo kikagenda kikajya guhana uwo nshaka guhana mwana wanjye aho ngaho mwana wanjye aho ngaho ni ku gicumbi gikuru wakana muga muganga ase turi mu bicyo none muga tubigenze. Rem take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane mwebwe muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ubu turano bita Lucky Victory ni muri Uganda. Reka rero tubanze tumenye impamvu ki bitumye dushyiraho kamera byihutirwa mu buryo cyane yuko ari ubwa mbere mubonye ko nkoze introduction nk'ingi mbabaye kuba wenda mushuti wanjye yagirira ikibazo ahantu turi nkareka kuba namuba hafi tumaze iminsi naha ureka rero tubwire uko bimeze. Sadu none wowe urabona ko twatandukanye nijoro mu gitondo twavuganye urambwira ngo watembereye ubundi byagenze gute byakugendekeye gute? So urumva tutagiye mu bintu byinshi ngewe urabizi twageze hano ku mugoroba uretse ko twari turi mu bintu bitandukanye hari kimwe nta nubwo naje burya ndi ngenyine nubwo ntajya kumentioninga abantu wenda twazanye bamwe bariza aho hirya iriya Kiboga niho bagiye nge maze iminsi ndi mu masengesho benshi barabizi cyane maze iminsi nkora umurimo w'Imana. So rero hakaba hari ibintu byaje kumbaho mbere ari nabyo nje ndi gusengera muri iyi minsi. So rero tutagiye kure tujye mu bintu byinshi nimugoroba ahantu nakiriwe nawe wari uhari urabizi hari iyo ugiye kujya ahantu sinzi ukuntu nabivuga gusa iyo ugiye kujya ahantu benshi murabizi umuntu araguha imperekeza rero hari udufaranga nari mfite tw'imperekeza zingeza aho tuje hano muri Uganda nk'uko uri kubibona cyangwa nk'uko abantu bari kubibona cyangwa bari bukomeze no kubibona. Ayo mafaranga higanjemo nafite amadolari 500 amwe ndayavunjisha giramo amagande sigaranamo andi madolari ntaravunjisha ariko mvuga ngo igihe nzamara hano nzayavunjisha. So hanyuma ni nyakoreshe nyine ikintu cyari cyatuzanye nawe uzi utayebewe wenda kugira ngo wenda tubisobanurira abantu cyane nakwifashije nguze mu murimo w'Imana twari tugiye kuza gukorera ahangaha. Hanyuma rero bigenze gutyo hari umukobwa muraza kumbabarira munenyihanganire burya ibibazo bije nta kundi uremera ukabivuga byaravuga ngo ujya gucikira indwara arayirata. Hari umukobwa twari turi kumwe mu buryo buherero kugira musobanukirwe byari byo. Uwo mukobwa yaje nk'umukobwa uje kubana natwe muri serivisi zimwe na zimwe nawe uzi nyine wari uhari. Hari umukobwa wari uhari ngenda biza ariko nuko ngira ngo abantu babimenye wowe nyir'ubwite ubyivugiye. So umukobwa rero twari turi kumwe
gusa ninjya kumuvugaho byinshi abantu murandakarira cyangwa muvuge ibintu byinshi mwishakiye, ariko reka tureke wenda kujya kubimentioninga cyane, gusa turase ku ntego z'ibyatubayeho. So umukobwa yaharaye aho ngaho, amaze kuharara bukeye umukobwa aterura ya mafaranga yose arayatwara. Akimara kuyatwara nabuze uko mbigenza, nkubita umutwe hirya no hino, nzunguza ibitekerezo, ndaheba ariko ndaheba. Niko kwifashisha rero hafi wowe cyane, kuko nakubajije ni ese twakora iki, ni ikihe kintu twakora kugira ngo amafaranga agiye abe yagaruka, wenda ntidupfire hano. Reka nubwo nahita njye nigarukira i Kigali mu Rwanda, ariko ntagiye gupfira hano. So rero nta kundi byagenze, wahise wowe vuba cyane wituma nimero z'umuvuzi, na hano arahakorera muri Uganda, ko wowe hari utuntu twinshi mwakoranye wagiyeyo urabibona. Rero hano kuko ngo najyaga numva ko afite igicumbi hano, niyo mpamvu rero nahise nkubaza ako kanya, tuhita tumuhamagara, niko guhita turangira igicumbi cye kiri. Ntitwari tuhazi, sinzi niba twavuga karitsiye yatubwiye, ziriya karitsiye zo hakurya hariya, eri bahitayo bacyaseka, wari tutuse, waliwe tuvude Mulongo. Yes, Mulongo rero niho muratwihanganira, ntabwo irimi by'inaha tubizi, ariko nyine ugerageza kumvikana nabo, turagerageza. So aho Mulongo niba ari Mulongo, niba ari he, niho mukase yaturangiye. Nituhagera turahabona n'icyapa ngo Musamukasa. So rero twakibonye, tukimara kukibona nicyo cyaduhaye inzira yo kugera ku gicumbi cye. Kahise dushaba bano bavandimwe baduca amafaranga, ariko tubabwira ko nta n'igiceri na kimwe dufite, tubabwira ko aho tugiye kuyakura, tubabwiye nyine ibibazo twahuye nabyo, nawe urabizi, niko turi kubibwira abadukurikiye. Yakubwiye yuko umukobwa, ni ukuvuga ngo amafaranga biragenda gutyo. Ibyo narindi kuvuga ngiye kubisorezaho. Mukasa we yambwiye ko njye ningera ku gicumbi cye ndibuze kumuhamagara tukavugana, hanyuma uwo mukobwa akamushika, akaza akampengarura amafaranga yanjye. So rero ukuntu nahise mbigenza, ndasinjya kuvuga byinshi kuko abaganga hari ibyo mubanza kuvugana mbere, sinjya kubivuga kuko byo byavuzwe byanarangiye. Rero nurwo rugendo twakoze kuva iyo Mulongo kugera hano sinzi ngo nihe, gusa nuko duhingukiye aho mukase yaturangiye. Rero niba naba bahazi simbizi, turavamo tubaze, kuko bano nabo batubwiye ati turabageza hari igicumbi, ariko muze kubaza neza. Ariko kuko uvuze yuko yakubwiye ko umuhamagara, buriya turamuhamagara tumenye ibyo ari byo. Uko biri kose turamuhamagara, reka tumuhamagara ahubwo mbere yuko tuvamo, kuko ntago wavamo ngo uhite wiruka. Tumuhamagare numve iri kunyuramo, reka twumve niba ayifata. Ikibazo ngema mbona barakuroze. Muganga, mwiriwe neza n'amahoro. mwiriwe neza, murakomeye? Yego. Muratwihanganira, Yego. tuhageze dutinze. Ninjye twavuganye kare mbabwira ikibazo cy'umukobwa waje kuduhemukira mu ijoro ryashize hano Uganda, muturangira aho igicumbi cyanyu kiri hano Uganda. Ngira ngo ahari mushobora kuba muri Imana y'Abanyarwanda, kuko ahantu hose Abanyarwanda bari mushobora kuba muhafite n'ibicumbi mukabafasha. So nagiye kure, twari tugeze ku Mwaro. Sinzi rero icyo turi bukore, twavuye aho Mulongo mwatubwiye, turaza tugeze hano ku Mwaro ahantu hari ibiti byinshi. Sinzi icyo turi bukore, gusa ni muve mu bwato bana banjye, muve mu bwato muhite mwambuka, murabona ahantu hari igicuma abasogokuru
n'abasogokuruza banyweramwo urwagwa nimurangiza muhagarara aho ngaho kuri icyo gicuma murahabona ahashinzwe amacumu masiriza bitandukanye aho ngaho niho nororera inyamaswa zanjye aho ngaho mw'ishyamba wakana banyumva shaka ndi kukumva muganga munuke muve mu bwato uhagarara aho ngaho kuri icyo gicuma nuhagera ufata amazi yo mu nyanja uhanyanyagiza gatatu unamuvuga ati babyeyi bafasha muzanira aka gakobwa kampariye amafuti Sadu ibi bintu nzanyemo ngaho taruka nanjye ni ubwa mbere mayi we nari mpfuye muganga none se tugende turakomeza dutambike se none se muganga tugeze ahantu tubona akantu kameze nk'akaruri by'abandi ko mbizanye aya majakete you take your jacket hari abana banjye abarwayi ndi kwitaho ntabwo ndi hafi aho ngaho ariko igihe icyo gituma ba sogokuru banyweramo inzoga n'ubundi sogokuru aragufasha uwo mwana wakwibye aho ngaho niho hagusanga uranyumva mwana wanjye turaca ruguru y'izi nzu se turi kubona hari n'amamodoka aparitse hari igicuma aho ngaho mwabana mwe ba sogokuru banyweramo inzoga ntabwo muzi kumva aho hafi y'inyanja hafi y'inyanja uruhu rw'inzoka mu giti ahantu haparitse amamodoka reba ahantu hari uruhu rw'inzoka mu giti ndabona ari hano se hari uruhu rw'inzoka dukomeze tuhashakishe nagasana ibi bintu seti nari ndi kuvuga niba barakuroze niba byaragenze bite muganga nituhagera turongera tubahamagare yego ndakumva si ruri ruhu uruhu ruri he mu gicuma se si kiriya ese zino modoka kamerama mukureho kamerama sha tutaza kugira abantu hano hari abantu benshi tutaza gushyiramo abantu tumaze kuhabona gwino rero babwiye baba baje nabo kwivuza reba amamodoka haparitse dukomeze dushake kandi igicuma ari kiriya seti biriya bintu ni ibiki izina rya Yesu tunyure tudashyiramo abantu biriya bintu ntago nabijyamo pe ndetse amafaranga urayahomba kamuhamagare niba koko cyangwa reka niba wenda uwo mukobwa hari uburyo urimo kumushyiraho urubwa ntago mushyiraho urubwa basi ntacyo reka tubyereke ubwo abantu niba muganga ari bubikore koko byanyabyo reka nongere muhamagare nabikora uzi se impamvu uriya mutipe twagiye kujya kumusura ariko ibintu naboneye iwe ni igitangaza nureba kiriya gicuma ni n'ubwa mbere nyibonye mu buzima rero ukuntu kireshya ibise mu izina rya Yesu tugeze reka bakuriho kamera kugira tudashyiramo aba bantu tuhegere tumuhamagare bwiye turahageze se tuwaje ariko njye ntabwo ndi buhegere bro twahageze turi kubona ko ntangiye kugira ubwoba ndetse ari kure muganga ndamuvugisha rwabungana burya ko turi Yesu toka shitani mu izina rya Yesu mukamere bura bucuma kubona inzoka nkabona ubucuma nkabona ibiki nkabona n'ubucupa hejuru muga ibi ni ibiki ko mbona biteye ubwoba izo nzoka ureba icyo gicuma nicyo basogokuru banyweramo mwana wa yego ayo macumu ureba izo tsindano ureba yego izo ni ingabo ni ibihano ngenda manisha abantu bahemukiye abandi iyo nshatse nohereza kimwe muri byo kikagenda kikajya guhana uwo nshaka guhana mwana wanjye aho ngaho mwana wanjye aho ngaho ni ku gicumbi gikuru wakana muganga nyakubahwa turakora iki uwo mwana ngiye kumushika none aha ngaha ngiye kumuzana muri iyo nyanja yanjye narababwiye ngo negeke inyanja ikanyumvira negeke ihembe cyarondoza aho nditumye ririhuta niho umurabyo ntabwo ritinda wakana urayifasha none se muga dutegereze igihe kingana gute ati mutegereza uwo mwana ngiye kumushika mukure mu nyanja muzane none aha ngaha inyanja yanjye ndayitegeka ikanyumvira ntabwo mureba inyanja yanjye mwabana turi kuyibona none se muga ewe ko mbona rero ndababwiye ngo mwabana ngiye kumushika none aha ngaha turumbure muri iyo nyanja muzane aho ngaho ku gicumbi muga
abandi muganga bashaka ase turi mu biki ubundi abwiye ngo ndebera muga kwa twirukanganye se ndagirane muga ndamwegera ari bukunda ntabwo yagenda mufite wenda ifite abana roho ye ifite byinshi cyane cyane none muga tubigenze gute arikuvuga ngo wimuteze inzuki mubona inzuki ziri kumurya tumeze nabi mubabarire ntazongere bakira amafaranga yanyu mwakire amafaranga yanyu noneho umbwira icyo wumva ushaka ko ngukorera nicyo ndi kubakorera uranyumva ashaka ziriya nzuki be muga inzuki ziracyari kumurya afashe igipapuro kizinzemo ibintu arakijugunya reba niho ubutunzi bwawe buri mwana wanjye none se mbitoragure ibitoragure niho ubutunzi bwawe buri mwana wanjye none se wayatoye nyatore muga nyatore koko yego yatore mwana wanjye muga ko ndi kubifataho nk'isitara imbaraga z'abantu ariko ubuhange kugerageza bifate nta kibazo nongere mfate nta kibazo rero ufate nta kibazo aho ngaho harakomeye cyane harimo amafaranga harimo amafaranga yanjye ndayabonye muganga we batubagura muga agafaranga ndayabonye yatose ariko ndayabonye iwe muga dobe yo kugenda gukora ibyo mutazi muga ni ukuri nta busambanyi niba ari ibyatubayeho none se muga ubu koko ni iki tugiye gukora kohereza amafaranga yasigaye ayo mazi yo ku nyanja uyandike mu kanwa nawe urangiza uyamuvugereho gatatu uvuga ati ntuzongere kwiba wakana wajye umenya ko mukasa ari umuhanyi yabaziye mumerekeze nyamire gatatu nyamucireho gatatu tugende we ntabikoze ziragiye inzuki ziragiye muga ko mbona tuje muga arakize ameze neza arakize aho rero nawe ntazongere kandi n'abandi bantu bafite umuco barebe arakize mana we seti bino ni ibiki oya seti bino ni ibiki mana we none se ko ahise yiruka muganga yego mwana wanjye roho yenda ifite ni mu mureka agende ngende umunyamakuru ibi bintu tubonye hari byinshi nagiye mbona ariko ibi ngibi byo rwose bifite itandukaniro none uyu Sadunda araza kumpa nimero zawe kugira ngo ntiwagira ikibazo nk'iki yahuye nacyo bibe byaba ubu ndi umugabo wo kubihamya noneho ibyo mbonye birahagije ndabumva abana banjye ubwo Sadunda araza kumpa nimero zanyu yego nta kibazo Sadunda ziguhe